bakundwa bene data, inshuti zo mu Rubohero TV, muraho murakomeye. Hari hashize igihe kinini ntabwo twaherukanaga, iminsi myinshi. Nizere ko muri amahoro, nizere ko Uwiteka akibarindiye mu buntu bwe, kuko tuba turiho kubw'imbabazi z'Imana, kandi ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. nari mbakumbuye, hari hashize igihe kinini, ariko uyu munsi muri Rubohero TV twongeye twagarutse muri ya ntego yacu n'ubundi yo mu Rubohero nk'ibisanzwe, nk'uko byahozeho na kera. Hari ahantu abantu baganiriraga bakungurana ibitekerezo, bakagirana inama, icyo umwe yungutse akacyungura mugenzi we kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Harangwaga n'urukundo, nta kwikubira, ahubwo abantu bakarangwa no gusangira, cyane cyane ibitekerezo byubaka. Twagarutse rero, turabakunda, n'ubundi aracyari Clementine Irakarama nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero nifuzaga ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Turaganira ku magambo menshi y'Imana, atari makeya, ni menshi, ariko Uwiteka aradushoboza bigende bijyamo neza. Murakoze. Reka dutangire dusenga kugira ngo Imana idushyigikire. Uwiteka Mana Nyiringabo, Uwera wa Isiraheli, Murengezi w'ubugingo, nshuti nziza, turagushimye. Mu Rubohero TV waduhaye ubuzima, turacyariho. Abakunzi bo mu Rubohero TV wabahaye ubuzima, wabahaye impano nziza, impano y'ubuzima, baracyariho. Iyo umuntu akiriho byose birashoboka. Nushimirwe Mwami wanjye, nushyirwe hejuru. Iyo umuntu akiriho nta mpamvu yo kwiheba, byose biba bishoboka. Hari igihe uyu munsi uba wumva bitameze neza, ariko kubw'ineza yawe ibintu bikagenda neza. Turagushimiye kubw'iyo mpano nziza waduhaye kandi ukidukomereje, tukaba tubashije kuganira no kuri uyu munsi. Nushimwe. Rero tugiye kwinjira mu ijambo ryawe Uwiteka, nagira ngo nkwinginge udushyigikire, ubane natwe. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza, ijambo ryawe rirahambaye, kuko byose byabayeho kubw'ijambo. Haleluya. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera, uri mwiza. Ijambo ryawe ni inkota ityaye, ni inkota irwanya umwanzi Satani mu izina rya Yesu. Ni inkota ikebera amujyi yombi. Haleluya. Ijambo ryawe riraturwanirira, ijambo ryawe riranesha, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe ni ingabo idukingira, ijambo ryawe ni ubuzima. Haleluya. Ufite ijambo muri we, uwo nguwo ntabwo atinya amapfa, ntabwo atinya izuba ryinshi, ntagira ubwoba, kuko aba ari kumwe nawe, afite ijambo muri we. Haleluya. Nushimirwe. Niyo mpamvu rero mu Rubohero TV uyu munsi twifuje kongera gusabana n'abakunzi bacu, kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ryiza, ijambo ry'ubuzima, ijambo ribeshaho, ijambo rihesha ubugingo. Ntaba ari twebwe rero, nimera Mwuka Wera amanukire gusobanurira ijambo, kugira ngo umuntu wese uraryumva rimubere inkomezi, rimubere ingabo imukingira, rimubere ubuzima, rimubere byose, aryikomezeho, rizamugeze no mu bwami bw'ijuru. Dufatanyirije hamwe, udushyigikire, yaba uwigisha, yaba
wigishwa. Umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo bose baragabana. Haleluya. Ngaho ganza, ngaho tugira byo nkukundira wumva gusenga. Umuririmbyi yabivuze neza, aravuga ngo ndetse n'umwana mutoya cyane uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Oh haleluya. Nushimirwe nyir'ibihe, ushimirwe kubw'ibyo. Isengesho rirazamuka rigakomanga ijuru. Haleluya. Barakoze kutwumviye, kubera ko wavuze ngo musebe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Bavuga ngo mutere intambwe imwe nzatera 99. Urakoze kwemeye kubana natwe, urakoze ko ari ugiye kuza kutuganiriza. Ntabwo icyubahiro mu isi no mu ijuru. Ubugingo bwacu turabuguhaye, n'ubu tuvugana kugira ngo burinde. Ntabwo tuzi isaha, ntabwo tuzi igihe, icyo tuzi ni kimwe, ni uko turi mu rugendo, kandi igihe kimwe tuzisanga twageze mu bwami. Haleluya. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo yaba muri Rohero TV, yaba abakunzi bo muri Rohero TV, yaba n'abatuye isi yose, ubarindire ubugingo Kristo, kuko nicyo gikuru, nibwo buzakubona. Kandi ntabwo twirengagije abantu batari bwirirwe muri iyi si n'abatari buyiraremo. Mu mpande enye zose z'isi turakwinginze Kristo, abo nabo bakugiriraho umugisha, wohereze umwuka wawe wera, ubarinde gutungurwa. Uwo nguyu yahageze ngo niwe wemeza abantu. Haleluya. Niwe wemeza iby'ibyaha umuntu akabasha guca bugufi. Uwo nguwo mwohereze kugira ngo hatagira umuntu ucikanwa, ubugingo bukamunyura muri humye. Mwuka wera najya mu kazi kugira ngo bose ubishyire nta kizinga. Ndagukunda Uwiteka, gushimiye kubyumvise kandi gushimiye kubikoze. Mu izina ryawe ryera mbyambaje nizera, urakoze Yesu. Amen. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana, dutangirire mu Mubwiriza. Umubwiriza turasoma mu bice 11, umurongo ni uwa 5. Aravuga ngo uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Komeze no mu Mubwiriza 12 umurongo wa 8. Turahita dusoma na titre iri hepfo y'uwo murongo. Aravuga ngo nuko umubwiriza aravuga ati, ni ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa, nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Imana ishimwe. Twakomeje dusome no mu Bami ba mbere, turahera mu bice 11, dusoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga titre y'amagambo, iravuga ngo Salomo ugushwa n'abagore benshi yarongoraga. Umurongo wa 1, Mwami Salomo yabengutse abagore benshi b'abanyamahanga, udashyizeho umukobwa wa Farawo, Mowabukazi n'Abamonikazi n'Abedomukazi n'Abasidonikazi n'Abahetikazi bakomoka mu mahanga. Uwiteka yabwiraga Abisirayeli ati, ntimukajye muri bo, nabo ntibakaze muri mwe, kuko byatuma bahindura imitima yanyu
mugakurikira imana zabo. Ariko Salomo yifatanya nabo, arahejwe nuko yababengutse. Amen. Komeza muri icyo gice n'ubundi ku murongo wa 29. Haravuga ngo nuko icyo gihe Yerobowamu yari mu nzira ava i Yerusalemu, umuhanuzi Ahiya w'i Shilo arahamusanga. Ahiya uwo yari akanishije umwenda mushya, kandi bari bonyine ku gasozi. Iryo jambo ngo bari bonyine ku gasozi muriceho akarongo. Dukomeze n'umurongo wa 30, dukomeze dusome tugende. Ngo Ahiya yenda uwo mwenda mushya yari yakanishije, awutaburamo ibitambaro 12. Abwira Yerobowamu ati, enda ibitambaro 10, kuko ariko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, dore nzatanyaguza ubwami bukuye mu maboko ya Salomo, nguhe imiryango 10, ariko we azasigarana umuryango umwe, ko ngiriye umugaragu wanjye Dawidi ni Yerusalemu umurwa nitoranirije mu miryango yose ya Isirayeli, kuko banyimuye bakaramya Ashitoreti ikigirwamanakazi cy'Abasidoni, Kemoshi ikigirwamana cy'Abamowabu, Milikomu ikigirwamana cy'Abamoni. Ntibagendere mu nzira zanjye ngo bakore ibitunganye mu maso yanjye, tondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko se Dawidi yagenzaga. Ariko sinzamunyaga ubwami bwose, ahubwo nzamukomeza abe umwami iminsi yose akiriho, ko ngiriye umugaragu wanjye Dawidi nitoranirije. Kandi yitonderaga amateka n'amategeko yanjye. ariko nzanyaga umuhungu we ubwo bwami mbuguhe, aribwo miryango 10. Nyamara uwo muhungu we nzamuha umuryango umwe, kugira ngo umugaragu wanjye Dawidi atabaza imbere yanjye i Yerusalemu umurwa nitoranirije, ntashyira izina ryanjye. Nuko nzakujyana utegeke uko umutima wawe ushaka kose, kandi uzaba umwami w'Abayisiraheli. Nuko rero niwumvira ibyo nzagutegeka byose, umuhatinde ukagendera mu nzira zanjye, ugakora ibitunganye mu maso yanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yagenzaga, nzabana nawe, nkubakira inzu idakuka nk'iyo nubakiye Dawidi, kandi nzaguha Abayisiraheli. Nuko nzahana urubyaro rwa Dawidi, bahora ibyo, ariko si iminsi yose. Imana ishimwe. Icyo nicyo cyatumye Salomo ashaka kwica Yerobowamu, ariko Yerobowamu arahaguruka ahungira muri Egiputa kwa Shishaki umwami wa Egiputa, agumayo kugeza aho Salomo yatangiye. Imana yacu nitugirire neza. Haleluya. Twumvise inkuru ndende itari ngufi, ukuntu umwami Salomo yagomye, ukuntu Imana yaje kumuhana,
igaha ubwami umugaragu we. Rehobowamu yari umugaragu wo kwa Salomo. Nagira ngo dutinde cyane ko ku kintu Imana iba yaravuganye natwe. Wowe uri kumva iri jambo ry'Imana ukaba waravuganye n'Imana, nagira ngo ujye utinda cyane ku kintu Imana yavuganye nawe. Imana ikunda kutubwira ngo nzakugirira neza, nzakora ibi n'ibi, ariko y'Imana. Aho kugira ngo utinde ku by'Imana yavuze izaguha n'ibyo izagukorera, nashaka kugira ngo tuganire, ujye utinda cyane kuri ariko y'Imana. Ariko nutitondera ibi, ariko nibitagenda gutya, ariko nibitagenda gutya. Haleluya. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Muri izi nkuru twasomye uhereye ku murongo wa mbere, twabonye ukuntu Imana yari yabwiye Salomo n'Abisirayeli, ikabaha amabwiriza, ikabaha amategeko, ikababwira ngo hari abanyamahanga mudakwiye kugenderanirana, mudakwiye gusurana, mudakwiye gushyingirana, mudakwiye. Kubera iki? Kubera ko bakorera izindi mana. Arababwira ngo ntimuzasabane nabo kandi nabo ntibazasabane nawe. Bivuga ngo muzagume ukwanyu kuko muri ubwoko nishimira. Haleluya. Ariko Imana iravuga ngo nimwivanga n'ayo moko ntabwo nzabishimira. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana yacu niyamamare. Tuvuga kuri aya magambo, mujye muzirikana cyane, mwongere muzirikane ibyo twatangiriyeho dusoma ku ijambo rivuga ngo nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Imana yacu nishimwe. Bishatse kuvuga ngo iyo utubashye Imana, ngo ukurikize amategeko n'amateka by'umwami Imana, ngo ukurikize amabwiriza, ngo ukurikize ariko Uwiteka Imana yaguhaye, ibintu byose birapfa. Naho waba uri umunyabwenge, naho wahanura ukavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, naho wakora ibitangaza, naho wazura abapfuye, naho oh haleluya. Imana yacu tugirire neza, ariko nta kubaha Imana bikoranye. Umubwiriza yaravuze ngo ibyo byose ni ubusa. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nuko ibyo bintu byose bari babizi, ibyo bintu Salomo yari abizi. Ikindi nashaka kubibutsa impamvu y'iryo jambo babwiye ngo kubaha Uwiteka, icyo cyonyine nicyo kizima. Nuko nagira ngo mbibutse ko uyu mwami Salomo yari umwami w'umunyabwenge bwinshi. Mwibuke ajya kuba umwami yagiye gusenga ku kasozi karuta utundi ubwiza. Haleluya, haleluya. Ajya gusabana n'Imana. Icyo natwe kiradukwiriye. Imana ishimwe. Birakwiye ko twitandukanya, tukajya ahandi hantu. Muririmbyi aririmba ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu. Imana yacu nishimwe. Birakwiye ko tugira ku kanya ko kwiherera. Iyo wabasha kwihererana n'Imana, Imana ibasha kukubwira ibintu, ibasha kukumenera amabanga. Imana ibasha yarangiza ikanakubwira nsaba icyo ushaka mwana wanjye, ijye dusezeranya, kubera ko twafashe akanya ko kwihererana nayo. Imana ishimwe. Bakunze bo muri Rohero TV, niba utajyaga ugira ako kanya, uhereye none winginga Imana, uyibwire ngo Uwiteka ndashaka ibi, ndashaka akanya ko kwihererana nawe, ko kuganira nawe, ko gusabana nawe. Kuko Imana iyo yihaye igihe nawe irakiguha, wayiha umwanya nayo ikaguha umwanya. Haleluya. Imana yacu nishimwe.
yagiye ku gasozi rero karusha utundi ubwiza gusabana n'Uwiteka. Imana iramubwira ngo mwana wanjye kuko wanejeje nsaba icyo ushaka. Imana ishimwe. nawe arangije asaba neza. Nagira ngo mbabwire ngo uyu mwami Salomo turi kuvugaho, uyu mwami wanyazwe ubwami, haleluya, uyu mwami watumye inzu ya Dawidi inyagwa ubwami. Nagira ngo mbibutse ko ari wa wundi wari umunyabwenge. Yari umunyabwenge kuko yasabye Uwiteka ubwenge. Imana iramubwira ngo kuko usabye ikintu cyiza, ntusabe ubutunzi, ntusabe ibifatika, ibi tubona binezeza abantu. Biravuga ngo ni ukuri ndabuguhaye kandi na bya bindi n'ubukire n'icyubahiro nta mwami uzigera ubikurusha, haba mu bakubanjirije n'abazaguheruka. Haleluya. Kubera iki? Kubwo kwihererana n'Imana, kubwo kugira akanya ko gusabana n'Imana. Iyo wafashe umwanya wo gusabana n'Imana, Mwuka Wera kuzaho akakwigisha ubwenge bwo gusaba neza. Imana ishimwe. Salomo muri iki gihe yasabanaga n'Imana, Mwuka Wera yamujeho cyane, agira ubwenge bwo gusaba neza, asaba ibihwanye n'iby'umutima w'Imana ushaka. Imana ishimwe. Imana yacu niyamamare. Arangije ahabwa ubwenge, aba umunyabwenge, akora ibintu by'ibitangaza ku isi. Ibintu bye byari byuzuyemo ubwenge. Yubakira Uwiteka inzu ihambaye, akora ibintu by'ubwenge, agaca imanza zitabera, akagira umutima Imana yishimira. Imana ishimwe. Ariko igihe kiragera. Oh haleluya. Imana iturengere. Niko natangiye mbabwira. Ndifuza ko isengesho ryacu rya buri munsi rikwiye kuvuga ngo Uwiteka nyibutsa icyo twasezeranye, nyibutsa ariko yawe kugira ngo ntatatire igihawe. Iyo turi mu bwiza bw'Imana, iyo turi mu masezerano y'Imana yamaze gusohora, akenshi tuyarambamo cyane, izina ryacu rikavugwa, umuntu akaba igitangaza, abantu bakamuvugaho byinshi bitandukanye. Uriya muntu avuga Imana neza, uriya muntu arahanura ibintu bigasohora, uriya muntu akora imirimo n'ibitangaza, uriya muntu ego izina ryacu rikamenyekana. Ariko iyo tubirambyemo, ntidukomeze kwikomeza ku Uwiteka ngo yongere atwibutse, kirazira, bijya biba bibi. Imana iturengere. Ariko umwami Salomo yibagirwa ibyo yavuganye n'Imana, yibagirwa ko yamubwiye ngo ntazivange n'andi mahanga. Arangije abenguka abagore b'andi mahanga, akora kirazira. Nk'uko twabibonye ukomeje ugasoma, ibyo byateye Imana uburakari, ibyo byateye Imana uburakari. Haleluya. Imana igira uburakari bwinshi, iravuga ngo ni ukubera iki Salomo umwana nakunze nkamuha ubwami ndetse nkamuha n'ubwenge, akayobora agaca imanza zitabera, no kubera ikivanze n'andi mahanga, agakorera izindi mana, akanyimura. Irarakara, ifata umwanzuro wo kubanyaga ubwami. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko Imana yibuka ibyo yari yarasezeranyije umwami Dawidi ari ubyara umwami Salomo. Yari yaramusezeranyije, aramubwira ngo kuko utekereje neza, kuko ugambiriye neza Dawidi mwana wawe,
ukagambirira kunyubakira inzu. Oh haleluya. Amubwira ngo ni ukuri ntabwo ari we uzayubaka, izubakwa n'umwana wawe, ariko kubw'icyo inzu yawe ntizigera ibura mu bwaha. Nkumva aha nanone twagira ikindi cyifuzo nk'abakunzi bo mu Ruhero TV, tukagira icyifuzo cyo kugambirira neza ku Mana. Imana twizeye, Imana yaremye byose, Imana umuremyi wacu, Imana ishobora byose, inyurwa vuba. N'imigambi yacu ijya inezeza Imana, atari uko twakoze ahubwo ari uko twagambiriye. Icyampa nguhereye none, yewe muntu uzumva iri jambo ry'Imana, icyampa nguhereye none ugire kugambirira kwiza mu mutima. Gambirira neza, Imana imusezeranya ubwami mu nzu ye. Ariko hanyuma ye Umwami Salomo aracumura, Imana irarakara. Ariko kubw'isezerano yasezeranyije Umwami Dawidi, ikamubwira yuko mu nzu ye hatazaburamo ubwami. Kandi kuko Umwami Dawidi yari yaratanze ariko akava muri iyi si ari umukiranutsi, Imana yakomeje isezerano yagiranye nawe. Iravuga ngo kubw'isezerano yasezeranyije Umwami Dawidi, umugaragu wanjye nishimiraga, ni ukuri ntabwo nkunyaga ubwami, nzabunyaga umwana wawe, ariko nawe nzamusigira umuryango umwe kubw'isezerano nasezeranye. Imana ishimwe. Munyemerere inshuti zacu, inshuti dukunda, duharanire gukiranuka, duharanire kubaha Imana, tuzarinde tuva muri ubu buzima tukiyubaha kandi tugikiranuka, kubera ko ibyo Imana yatubwiye nibigenda gutyo ni ukuri izabishyira mu bikorwa tutanakiriho, naho tukaba twarapfuye. Imana yibuka icyo yasezeranye natwe, izabikora nk'uko yibutse ibyo yasezeranye umugaragu wawe Dawidi. Imana ishimwe. Twabyumvise, twumvise izi nkuru uko zagenze, ukuntu Umwami Salomo yacumuye. Reka tugire rero ku kuntu Imana yagabiye ubwami umugaragu we. Imana ishimwe. Nuko mu gihe Yerobowamu rero yari ari mu nzira ava i Yerusalemu, Imana yavuze ni ukugishyira mu bikorwa, ishyira mu bikorwa. kandi Imana nta kintu na kimwe itinya. Imana ikora ibintu abantu batabasha gutinyuka. Imana yonyine niyo ikora ibintu bitandukanye n'imitekerereze ya muntu. Imana iratangaje, Imana irahambaye, Imana ni umukozi w'umuhanga. Haleluya. Imana ntitinya guha umugaragu ubwami. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi Imana nishyirwe hejuru. Ireba umugaragu wa Salomo ariwe Yerobowamu, ngo yari arimo ava i Yerusalemu, ahura n'umuhanuzi Ahiya. Hari ahantu nabwiye ngo muco wa Karongo, havuga ngo bari bonyine ku gasozi. Imana ishimwe. Bari bonyine, nta wundi muntu wari uhari. Barahura nk'uko twabisomye. Yari afite umwenda yakanishije, awutoramo ibice 12, amuhereza ibice 10. Aramuhanurira, aramubwira ngo iyi ni imiryango 10 Umwami Imana aguhaye kugira ngo uyitegeke. Umwami Imana kugize umwami. Kubera iki? Kubera ko Umwami Salomo yanyemuye akimika izindi mana. Impamvu Yerobowamu yaza kuba umunyabwenge, yari kwita ku mpamvu itumye Imana imuha ubwami. Imana ishimwe.
ndifuriza buri mukunzi wese wo muri Rohero TV n'umuntu wese uzumva iyi message y'Imana ngo ajye areba aho ahagaze, ajye areba aho yicaye, ajye areba ibyo amaze kugeraho, yongera atekereze ku mpamvu Imana yamwicaje aho ari, yongera atekereze ku mpamvu. Nshuti yanjye, nshuti nziza, mwene data, aho ngaho wicaye hahoze abandi, uwo mwanya urimo wahozemo abandi. Ongera wibuke impamvu wawicayemo. Ibyo bizagutera kuramba, ibyo bizagutera kubamo neza no kubana n'Imana neza. Imana ishimwe. Ndinginga Uwiteka kugira ngo ohereze Umwuka Wera yongera kwibutsa, kandi nanjye yongera nyibutse. Imana ishimwe. Aramubwira umuhanuzi, aramubwira ngo Uwiteka aguhaye ubwami kubera ko impamvu umwami Salomo yaranyemeye yimika izindi mana. Imana ishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Arangije nawe aramubwira ngo ni ukuri nukurikiza amategeko n'amateka, haleluya, ukumvira ibyo nzagutegeka byose, ukagendera mu nzira zanjye, ugakora ibitunganye mu maso yanjye, haleluya, nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yabigenzaga. Imana iramubwira ngo ni ukuri nzabana nawe. Iramubwira ngo nzakubakira inzu nk'iyo nubakiye Dawidi. Imana nishimwe, iravuga ngo nzaguha Abayisiraheli. Iravuga kandi ngo ni ukuri nzakugirira neza ibihe n'ibihe. Imana yacu nishimwe. Nugendera mu mategeko n'amateka yawe, nukora ibyo gukiranuka, haleluya, nzakugirira neza. Twibuka rya jambo riri mu mubwiriza rivuga ngo nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Umubwiriza niwe wavuze ati ngo ni ukuri ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa. Nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Byaba ubwami, byaba ibyo byose, byaba aho wicaye, byaba ubuzima ubayemo, byaba ubukire, bya bindi byose by'isi, bya bindi bitunezeza, ubusa gusa. Uyu munsi ushobora kuba ubyicayemo kubera kwibagirwa icyo wavuganye n'Imana, kubera kwibagirwa impamvu yahakwicaje, nawe bikaba ubusa gusa, ukabibura ubireba. Ntugire wowe ntuharwe n'amahirwe yo kubibura uwaritabye Imana, ahubwo ukabibura ukiriho. Nimbe na Salomo yarabanje aratanga, Imana yamugiriye neza, ubwami bunyaga umwana we. Ariko twebweho nitutubaha Imana, nitudakurikiza amategeko n'amateka, tuzabibura tukiriho. Imana iturengere. Ariko nakuzana ijambo ry'ihumure rikubwira ngo niwubaha Imana, ibyo byose uzabinezererwa, uzanezezwa n'imirimo y'amaboko yawe. Inyungu zavuye muri iyo mirimo zizakunezeza, uzabaho unezerewe, kuko uzaba wicaranye ijambo rya nyir'ijambo muri wowe. Haleluya. Imana yacu niyamamare kandi Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Hari ijambo nabwiye ngo umuce w'akarongo rivuga ngo bari bonyine, Yerobowamu na Ahiya bari bonyine kuri uwo musozi Imana imusezeranya. Ariko natangaye, uhereye ku murongo wa 40 niho hatubwira ukuntu ngo icyo nicyo cyatumye Salomo ashaka kwica Yerobowamu, ngo ariko Yerobowamu arahunga.
biratangaje. Haleluya. Ko Imana yasezeranyije Yerobowamu ari wenyine ari kumwe n'umuhanuzi, kandi ndahamya ntashidikanya ko Yerobowamu ntabyo yagiye ngo atangaze, Ahiya n'umuhanuzi w'Imana ntabyo yagiye ngo atangaze, ariko kubw'umugambi w'Imana Salomo ngo arangije aramuhiga. Imana ishimwe. Bishatse kuvuga iki? Dusezerana n'Imana, Imana ikaduha amasezerano meza, ikatubwira icyo tuzaba, nta wundi muntu ubyumva, ariko Satani we aba ari aho hafi. Icyo uzaba cyo Satani arakirwanya. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nkwinginga, wowe uri kumva nanjye niyinginga, mubwira ngo guma mu ruhande rw'Imana, gumana n'Imana, komeza usabane n'Imana, kuko niho honyine hari uburinzi. Kubera ko ntukavuge ngo nta muntu wabyumvaga, kuko Satani we yarumvaga. Kandi icyo uzaba cyo Satani aragihiga cyane. Biba bihishwa amaso y'abantu, ariko Satani aba yarahishuriwe. Icyo ngicyo Satani aragihiga. Ntukavuge ngo kuki bampiga, ntukavuge ngo kuki bangendaho. Ntabwo ari wo bahiga icyo uzaba cyo, bahiga iki kurimo, bahiga isezerano. Satani nicyo arwanya, kandi Satani akorera mu bantu. Imana itugirire neza. Wavuga ngo nihe mpamvu Salomo yamuhize se ngo amwice kandi atarahari? Imana yaramusezeranyije ahari. Satani nguko uko akora. Satani kuko abazi yuko icyo uzaba cyo, aragenda akabura urwango muri wa muntu witandukanyije n'Imana, akamenya ko hari icyo uzaba cyo, yarangiza akaguhiga. Nkugirira inama, ikomeze kuwiteka. Nkugirira inama, guma muri Yesu, gumana na Yesu. Yesu yaravuze ngo mugume muri njye nanjye mbe muri mwe, nta kintu muzaba, muzansaba icyo mushaka. Yonatani nawe agiye kureba Dawidi aho yari yarahungiye, bari barimo bamugenza, aragenda amushyira inkuru, ariko Dawidi yamubwiye ijambo rikomeye, aramubwira ngo nugumana nanjye ntacyo uzaba. Tugumane na Yesu, ntacyo tuzaba. Yesu niwe ngabo idukingira, azatubambira amahema, ntacyo tuzaba. Ntitukicare ngo tuvuge ngo nta muntu ubizi, kuko Satani we arabizi. Kuba abizi ibyo byonyine bizatuma guhiga. Imana ishimwe, kandi Imana niyamamare. Ukomeje gusoma, nk'uko twabisomye, yahungiye muri Egiputa ngo agumayo ageze aho Salomo yatangiye. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu niyamamare. Ukomeje ugasoma inkuru za Yerobowamu, ntabwo yitwaye neza, ntabwo byagenze neza. Ubwami yarabubonye koko, ariko nawe ngo aza kuba mubi kurusha abanyamahanga, akorera izindi mana, yitwara nabi, nawe aribagirwa. Yibagirwa yariko y'Imana. Niyo mpamvu nsoma aya magambo, nsomera ijambo ry'Imana, numvise ntabyihererana, numvise ntabyigumanira njyewe ubwanjye. Ndavuga ngo reka nganirize n'abakunzi bo mu Ruhero TV. Ndavuga ngo na buri wese uzumva iri jambo ry'Imana, reka nawe muganirize ibintu nabonye, ishurirwa nagize. Ni ukuvuga ngo Imana iradusezeranya, Imana ikatubwira ibintu byiza, ariko igashyiraho na ariko. Ntuzagire gutya, ariko ntibizagende gutya, ariko bakunzi bene data, akenshi iyi ariko turayibagirwa. Tujya twibagirwa aho twavuye, tujya twibagirwa ubuzima twavuyemo, tujya twibagirwa mu gihe twabaga turi gutakamba ngo Mana nungirira neza, natwe ubwacu tugahiga ibyo tutazabasha guhigura. Ariko Uwiteka hari icyo yadusezeranyije, aratubwira ngo ariko muzagume mu mugambi wanjye. Umubwiriza nawe abivuga neza, aravuga ngo ibyo byose ni ubusa, ngo ni ubusa gusa, byose ni ubusa, nta kintu gifite akamaro atari ukubaha Imana. Nagira ngo mbashishikarize, uhereye none twinginga Uwiteka aduhe kumwubaha, kugira ngo nitumwubaha tutazibagirwa ibyo yatubwiye bya kirazira. Imana iturengere kandi tugirire neza. Mu Mubwiriza 11:5 aho hatubwiye ngo kutazi inzira y'umuyaga iyo ari yo, cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite,
nuko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Imana iturengere. Hari ukuntu Imana igusezeranya warangiza ukajya kwibaza ibintu byinshi. Imana irasezeranya igasohoza, ikakubwira mwana wanjye nzakujya gutya, wenda uri umushomeri nzaguha akazi, nzakwicazanya n'abakomeye, wenda umaze igihe kinini utabyara, Imana ikakubwira nzaguha umwana, wenda uri umugaragu, uri umukozi wo mu rugo cyangwa ibintu nk'ibyo, ikakubwira nzaguha imodoka nziza. Ibyo ni ibyo mu isi, ikagusezeranya, ariko bitewe n'aho uhagaze ukumva nta nzira, ibyo bintu byaca hehe? Ndaba ntabona n'ibyo kurya, Imana izampa imodoka. Ndaba maze imyaka 20 ntabyara, ngeze mu gihe cya menopause, Imana izampa umwana. Ndaba nshaje ngana gutya, Imana izanyubakira, izampa urugo. Ndaba maze imyaka 20 ntakora, ngo Imana izampa akazi. Ndaba ugahugira muri ibyo, ntugirire icyizere Uwiteka. Nshuti nziza, mwene data, wowe dufatanyije urugendo rujya mu ijuru, wowe mukunzi wo mu Rohero TV, nagira ngo nkwibutse ukibaze ku mikorere y'Imana. Ijambo ryatubwiye ngo nk'uko utamenya uko amagufwa akurira mu nda y'utwite, niko utamenya imirimo y'Imana ishobora byose. Imana igira inzira nyinshi zirenga 1000 yanyuramo ikaza kugutabara utanagiye kure cyane. Nagira ngo nkwibutse ko Yerobowamu wabaye umwami, akaba ari nawe uyobora imiryango myinshi. Nagira ngo nkwibutse ko yari umugaragu ibwami, ibasha gukora ibyo, ikabasha guha umugaragu ubwami. Urumva ari kitakora? Abana irabafite, yabaguha akazi iragafite, akaguha kandi kaguhemba neza. Imodoka, amazu arahari kandi meza. Nagira ngo nkwibutse ko n'abayafite bavukiye amezi 9. Nshuti yanjye, abo bose baremwe n'Uwiteka, nta kitakora kugira ngo nawe kunezeze mu gihe wayubashye. Haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Nakuzaniye ijambo ryo kukubwira ngo ubahe Uwiteka, ubundi wicecekere. Ibyo yavuganye nawe no kubikora izabikora, ahubwo uyisabe yinginge, izakurinde kwibagirwa ariko yawe, izakurinde kwibagirwa kirazira. Ubundi turize muri Yesu, ube muri we nawe abe muri wowe. Humura, ubwami tuzabutaha, tuzasarura nitutagusari. Yari Clementine Rakarama, muri Rohero TV. Turabakunda. Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo, turagushimiye ko wabanye natwe. Nyemerera ijambo ryawe rigende rigere mu mitima y'abantu, ribe rya jambo ryatewe mu murima mwiza, ngo iryo ngiryo ryareze ryera imbuto 100, 200, 400, gutyo. Unyemerere ijambo rishinga imizi, ryere kandi ryera imbuto, kugeza tugeze mu bwami bwawe, kugeza aho isi izarangirira. Ntirikabura umwero na rimwe, rihore ryera kandi rihore ryera. Ni mu izina ryawe ryera mbyambaje n'izo urakoze Yesu, amen. Kugira ngo nshishikarize wowe utari wakora subscribe, bikore kandi niwishimira ijambo ry'Imana ukande kuri like. Niba wumva nawe utabyihererana nkuko nanjye amarangamutima yanze nkuba sinabyihererana, ukoreshe urigeze no ku bandi kugira ngo nabo bibuke kirazira, bibuke ikigomba gukorwa, bibuke ko imirimo y'Imana ishobora byose batabasha kwimenya. Ntibibaza aho bizanyura, ntibibaza aho bizaba, ahubwo icyo bakwiye gukora ari ukubaho Uwiteka gusa. Turabakunda cyane, naho